cyakoze wenda ashobora kuba warahuye n'uwo muhuje uburaya ariko nukuri ubugabanye pe. Ushatse kuvuga ko ndi indaya? Ikigaragara umva nkubwire. Oya mbabarira. Oya reka nkubwire akantu kamwe. Twubahane tumaze igihe tutabonana, twubahane. Sibyo? Ni oya. Gerageza unyubahe nkuko nguba. Nicyo kigaragara kubera yuko niba kunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, komeza useke. Ndabashimiye mwese mudukurikirana, by'umwihariko bakoze subscribe ndetse ukandikana comment ugasharinga n'ikiganiro cyacu. Ndagushimira cyane. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu byo hanze, mwese ndabasuhuje ndetse nongera kubaha ikaze. Reka nshimire comment zanyu, ni nziza kandi n'abantu benshi zifasha. Niyo mpamvu nyavuga nti niba urebye ikiganiro cyacu jya muri comment wandika inama cyangwa igitekerezo cyangwa n'indi nyunganizi yose bakifuza gutanga ku kiganiro tuba twakoze. Ndi kumwe na mama Keza ndetse na papa Keza, umugabo n'umugore. Kutishimira ndishimye n'ukuri. Kubona ukuntu umugore asa neza we. Ndi kwishimiramo hano mu mutima. Kubona ukuntu uyu mugore asa neza. Kubera Imana. Papa Keza turakwakiriye. Murakoze cyane. Iminsi myinshi. Iminsi cyane. Warabuze cyane. Yari myinshi cyane, haraciye igihe. Kubyibuha. Ndi kwifata neza buriya. Nabyo wasanga buriya. Wa mugani. Cyane mubonye ndabona ameze neza pe. Sharashima Imana. Ndashima Nyagasani n'ukuri. Rero nyuma y'igihe kitari gitoya haraciyeho iminsi abantu badahura kubw'urugendo papa Keza agiye kudusobanurira ko nari naramubuze, namuhamagara umva telefone ye nticamo. Ariko uyu munsi niwe ubwe watwicaje ahangaha, ni waduhamagaye. Nyambye ngarifuza ko tuganira n'umugore we, ndavuga ni nta kibazo n'ubundi no muryango nawinjiyemo. Ubu tugiye kuganira. Papa Keza rero naguhaye ikaze n'umuna madamu wawe. Mfite amatsiko nyine y'impamvu noneho uyu munsi wabonetse ukifuza ko tunaganira. Yego murakoze. Impamvu urayizira? Nukuri nayo nzi. Ubu nanjye nicanga ndi mu kigare, ubwo ibyo muri bumbwire nibyo ngenderaho. Ntabyo nzi pe. Papa Kemeri nambere watubwira ko wari waragiye ko twakubuze, telefone ye nayihamagaraga ntice. Naragiye safari, ntago nari ndi mu Rwanda. Reka da ujye no mu bihugu byo hanze. Yego. Bandi wana. Naragiye muri Kenya gushaka umugati w'abana. Nko wari umaze iminsi. None ari maze iminsi. Nizere ko wabonetse ariko. Ubu ngubu warabonetse, nanjye narabonetse, ubu ndi mu Rwanda. Naje kureba madamu ko ameze, twavuganaga ndi muri Kenya. Twaravuganaga twaraganiraga, urabizi yuko ugiye duherukana yari yaransabye imbabazi. Nanjye nifuzaga nyine kuzimuha, ndangije ndavuga utereka muhe igihe duhana igihe runaka wenda kizagera inze twongere tubisubiremo neza, turebe yuko twakongera tukubaka urugo rwacu nawe yakisubiraho. Yego. Siko mbona utishimye. Cyane byiza pe. Ibundi iyo umugabo yagiye cyangwa mwarajyanye akabazo mugasa n'abahana igihe nkuko abivuze akagaruka mufite ibyishimo muri guno. Gusora nishimye. None se ubu mite sare. Oya mfite aho ndibuze kwishimira. Ubwo hagera uze kubigaragaza aho hantu. Ndabigaragaza rwose. Niko bimeze. Ese kuri kundeba cyane. Buriya wasanga hari wenda nta wamenya. Gusa none se ubundi reka mbanze nkubaze gato utaravuga ngo gusa. Kubera iki utaje ngo uhite uza kureba njyewe ugayihamagara Keza? Ni iyihe mpamvu kugira ngo duhurire aha ngaha bitangaza amakuru? Kuki utaje mu rugo umamagara umbaza aho mba uze mu rugo nyine du celebrate ko uvuye hanze? Yatarinze kuza aha ngaha nyine. Urumva nawe urabizi yuko ibyacu n'ubundi byari birimo rwaserera, abantu nibo bagiye batugira inama yuko twabigenza.
ubwo rero urumva ntago nari gufata umwanzuro wo kuza kukureba gutyo gusa ntashatse ukuntu n'ubundi tubishyira mu muryango mugani nk'uko nabivuga. Kandi naba nta kibazo urabizi yuko ari inshuti zacu. njye nari ngize ngo ni ibindi bindi bikuba byawe bitangiye kunkuka da. Gusa ntaraza nyiririya wambwiye yuko ari ikintu wambwiye nicyo cyatumye nza kureba Keza kandi cyaranambabaje cyane. Nigeze kubona ari kumwe n'undi musore sinzi uko bahuye, ubwo niwe ubizi uko bahuye, ariko ngiye mu by'ukuri byarambabaje nk'umuntu wari waragiye gushakisha ubuzima bwa famiye, narangiza nkabona ibintu nka biriya. Kwibaze ibiki se ko nabyo iki wabonye se ngo ari umusore ngo wamuteye inda, uriya byarambabaje cyane. Ngo ibaze Keza birababaje kujya gushaka amafaranga warangiza umugore wendaga kumubabara ugiye kumuha imbabazi mwarihaye igihe runaka cyo kongera gusubirana, ukajya kumva ngo bamuteye inda. Ubu mwabana mwubwo uyu muntu nzamukorera iki koko? Nkorera iki se? Ni igiki nakoze kibi? Mama Kenza gukorera iki? Wese aho wari uri kumwe nande? Njye nari ndi mu kazi. Aho wari uri se nari ndi mu kazi. Babarira cyane. Ubwo nawe ujye umbabara nukanza no stress mba ibintu bikuzanye harimo nicyo ngicyo cyakuzanye kugira ngo nicyo cyanzanye nje gukurikirana ibibazo by'uyu mugore afite. Uwo mugore se niba uzi ko ndi umugore wawe kuki utamfashe nyine ngo ushyire mu rugo? None se nago uzi ko njyewe nifate nitware nka cya gishushanyo cya Bikira Mariya. None se na kirigwa none nari umuntu se aragiye we yari nago nzi byarimo iwashaka no kuba asizeyo wenda ni duzeni abakinnyi ikipe y'abakinnyi n'abasimbura sibyo. None ngiye niba naragiyega gutya nka bikagenda gutyo ni gute aza kuza kuncirira kari urutega? Oya irari riranzirira ko kamye neza burundu. Kutaje ngurimare uranzuba nyine kutaje ngurimare. Ikibazo nuko atari kumaze nyine kataje ngarimare. Waba ufite ikibazo? Oya nta kibazo mfite, ahubwo uyu mugore ni umurwayi. Namaze ni umurwayi ari addicted ni n'ubusambanyi. Namaze ariko wagejeje aho ngaho koko ndi ubwo bavuga ngo ni nyagazi y'akarere wagejeje aho koko. None se hari akantu uvuze nshaka ko twumva neza. Uravuze ngo ntarari yigiza komara Papa Keza icyo kintu buriya none yari yaragiye se twarabonanaga kubaka ibintu birubaka niba mu gihe mwaba ariko se munare kumwe n'ubundi byaruko tunari kumwe namucaga inyuma. Ego none se kubera iki nibura utubashye yuko nagiye kugushakira ubuzima we n'umwana wawe? Ubu nawe warifashe se narifashe ngiye ntago nigeze nkuca inyuma. Ntago nigeze nkuca inyuma. Umugore iyo buri umugore ubu kari kuba we wari kuza ubanza hari abavutse n'amezi 9. Mbese ubwo wansabaga amafaranga nkakoherereza warangiza ugahita ujya kumwe n'umupfubuzi wawe hari. Wamuhaga amafaranga? Ndamwoherezaga amafaranga Mama Ke. Mama Keza namwoherezaga amafaranga yo kugira ngo arebe yuko ubuzima nibura bwamworohera mu gihe nahari, ariko n'ubundi aranze arananirwa ko yari yansabye imbabazi. Akambwira ko mutanavugana nta nyine ko rwose atazi yuri niyuba byose nta. Ubwo yarabibahishe urumva natangira kumva yuko namubabarira, natangiye kongera kugira inshingano nuzuza mu rugo nk'umugabo. Ariko kuri kuva gutyo ntabyo yakoze. Ntabyo nzi. Aka gasura mubona na nyine nuko nanjye ari uko nabigenje. Ahubwo ikibazo mfite ikintu kiri kumbabaza cyane cyane. Oya wiza kwiyemera ahanganguze kwiyemera dore ko mwibonye sibyo? Niba umuntu ase neza nimukazi ko ngo ni mwebwe mwabigizeho uruhare. Mwebwe se muri Imana? No uramupfubuza niyo wabigukoreye. Ura nta kazi afite urase n'uramwana ubiwabo. Ubwo nyine bari imitsi yanjye nyine ubwo urumva nawe urabyumva. Iyo mitsi yawe se yarashizera? Uramwana biwabo nakaza. Yashizeho baba we. Ariko Mama Ke baba we siki.
watemberaga cyakora wenda ahari wenda nuko wenda wahuye none yari amafaranga ya Papa Keza se wa mutipe no wishyuraga niwe wishyuraga nyine sarira nawe yambwiye ngo nawe ni nkubiswe atari rase si nkayo yayo si nk'ibyo byose ubundi yishyuraga iki nyine nta kazi ngira nta umva nkubwire mu make cyakoze wenda ashobora kuba warahuye n'uwo muhuje uburaya ariko nukuri ubugabanye pe ushatse kuvuga ko ndi indaya ikigaragara umva nkubwire oya mbabarira oya reka nkubwire akantu kamwe twubahane tumaze igihe tutabonana twubahane sibyo ni oya gerageza unyubahe nuko nguba nicyo kigaragara kubera yuko niba naragiye kandi tukagenda hari byo tuvuganye nacyo niyo nabi indaya yahita abumukiriya wanjye sibyo kuko ngo nta mugabo ujya ubindaya ahubwo abumukiriya wazo ubwo we wahita ubumukiriya wanjye ageze kugura none se kari kumbwa ngo ni amezi angahe yonyine ubwo nabindaya ne kandi nawe twarigeze kugira ubwo yaba yarabaye umukiriya wanjye kuvuga impamvu urumva niba umuntu umutandukanyeho igihe gito kingana gutyo hagayandukanye kera sibyo hari umwaka ushize we umwaka ushahura nashize none muri uwo mwaka se nanjye ngende nicare mere nk'igisitati nawe se ukoramo akazi se ubona sikuvuga ngo si akazi nshobora guhura n'umuntu tugakunda muri uwo mwaka se ngiye nta mutima ngira nta mubiri ngira uyu mugore agira ubushyuhe kumuhaza biragoye nabo yabonanye nawe ntabwo wigeze muhaza Keza uyu mugore agira ubushyuhe guhaga biragoye kubihaga biragoye cyane kubera yuko hahaga umupfu kandi ntabwo nari bwapfa okay kunyurwa kwawe ni guki kunyurwa kwe ni guki ubwo waba utabashije rero oya winsebya nanone ntago ari ukumuseba gutambyase ngo kunyurwa kwanjye kwa kurabizi ko nta nicyo ntagira rwose kugira ngo ngushimishe cyane rwose ko nawe tugera ukananshimira ariko ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ukwa kane ukwa gatanu kandi umubiri ukora ubwo subwo wese kutigeze uvuga ati base kanjye kureba umugore wanjye wasanga hari ibyo yifuza umubiri uraryana none uze nyine wowe se aho wagenda hazi ni wenda ngewe n'ibimenyetso bineje abantu ubundi ikibazo nuko ufashwe iyo naza kudafatwa nanjye nayo kuba ndi umwere nk'uko nawe wabikoze ukaba uri umwere okay ni ukuvuga ngo uyu muntu ntago mwakubaka ubu kubaka nawe biragoye cyane kubera mwari mwarihaye igihe kugira ngo muzabiganire yego dutumire inshuti n'abavandimwe imiryango iterane mugarure mu rugo tubiganireho twubake kandi warasamye inda itari yanjye ntiwayirera se inde barakubeshye Mama Keza yuvuga ngo nkarera indi itari yanjye nkabanderera abandi utabarerera se none se utagabura umwana w'inyoni yagaburira uwe aha biragoye wanjye ndamutunze bambwiye yuko nta n'ikintu bapimira kandi mba ntakigupimiye urumva ntago norohewe Keza ntago norohewe urumva ibyo bibazo byose biraza bikanjya ku mutwe nta kintu amufasha ahantu umwana ari ntacyo yohereza ubu se umufasha iki mama ke ubu se uranamwibuka ko kuva cyagiye twavanga utarajya no kumusura ubu nta nubwo ukibuka nuko ameze gafite undi mu nda agiye kubyara uzi ko se buriya yaracutse ubu rero amagambo mwihorere kuko ubu ngubu ntabwo ngishaka ibintu binesha umutwe ntabwo nkibikeneye pe none se ubundi urifuza ubundi wenda tuvuge imbere utarasama iyo nda ubundi wifuzaga cyangwa utekerezaga ko mwakongera kubana na Papa Keza cyangwa wari warigiriye muri cyane rwose numvaga Papa Keza ko akongera tukabana ariko bitewe afunga umutwe nicyo cya mbere ibintu bye byose arabikomeza niyo kaba ari akantu kangana urwara aragagenda kagakomeza kagakwera mama ke ikintu kinda cyo ntago cyo oya ubu ku buryo nafunga umutwe nawufunga nkawe si amakosa yiwe oya nafunga umutwe nkawe none Papa Kengo kubera irasamye ngo namakosa oya ntago ari amakosa yanjye ngiye nigeze iyo utaza gutuma dutandukana rero iyo nda ntago mba narayifashe ariko nanjye ntago nagufatiye ukuguru ntago wamfatiye ukuguru ariko none ubwo urumva namurera gute kandi ntarigeze ngufatira ukuguru winesha umutwe
urumva bishoboka wowe ibyo bintu urumva bishoboka ni amakosa yawe aho ubu ngubu nuko nihannye nabaye umwana mwiza nkirengagiza ibibazo byose kubera ko nasanze wari gukora iki se ntago twari gukiranuka ubu muri make ubu nagwanaguye mu nshingano zanjye ubu ngubu ubu ntabwo nyikiri wawe wabwiraga ngo nca ahangaha wabwiraga ngo nkimara kumenya amakuru yawe yose nta n'urushyi na rumwe nkimara kumenya amakuru yawe yose nahise nkwanagura mu mutwe wanjye nushaka none se wowe nashake abantu babyara inzira ni umuhanda none se ke ubu ngubu ni igiki cyatuma nongera guhuza n'uyu mugore ikiniriye kosa nakoze ni nuko ndi kuma muri kuvugana mwihenura naho kandi nuko atarahari ni nayo mpamvu uyu mugore yabaye igihomora yabaye kirumbo yabaye igihomora yarandumbiye rwose ubu igisigaye sibyo ukigendera umujuru wari we wese yaza akinjira agafata icyo ashaka akigendera oye uyu nguyu niwe yasize urugo rwe rurangaye baramwinjirana barakinyiba barakinyiba muri make ubwo nicyo ushatse gusobanura none se wagira ngo nyiceho nyijyane kare we murinzi wacyo ubu wagira ngo Keza aravuga ukuri oya iyo umuntu adashoboye kwicungira urugo Imana irihangana icyambere wapi ni wowe ugomba umugabo niyo mpamvu reka nkwereke iyo ufite umugabo uraryama ugasinzira sibyo ubundi umugore kugira ngo hatagira n'umujura winjira umugore ni manager w'urugo iyo nijoro wisinziririye umugore ni manager w'urugo niba atarabashije kumanaginga ibye nta managingi agendana ubwo urumva ya managinga urugo bigashoboka aragira ati baranyinjira urumva ntago wakegekaho urugi mu gihe uzi ko umugabo adahari birasekeje kandi biranababaje nyira rwose kujya atarwegetseho urugo rega n'urw'umugabo bivuze ngo wowe iyo umugabo utari kumwe umugabo aba ari umutwe umugore ni igihimba aho umugabo yerekeje niho umugore ajya sibyo rero mu gihe wese umutwe undebera ahantu utari uhari ubwo urumva ninde wari kundebera nawe ntujya wirebera iyo umugabo adahari none umutwe kuba wagiye none se wagira ngo njye nkutwara nk'ishakoshi wagombaga nyine kuba uhari ugacunga urugo rwawe nagombaga kuba mpari ukabaho utese kandi njye wari ugutunze ubizi ahubwo warariye uranywa urarengwa mu mafaranga yanjye uravuga uti reka nshake akabogari kabikurikirana sha noneho dore ikintu kimbabaza dore ikintu kimbabaza ni ukuntu noneho agenda akazana abantu njyewe badashobora no kunkurikira habe na gatoya ushatse kuvuga se kuri mwiza kumurenza cyane ariko ubundi ntabwo ubumbona ubumbona ute mama ke ubumbona ute cyangwa kubera ko tumenyeranye cyangwa ariko nawe ni mwiza uyu mugore azi kureba ubu se ubu uranze neza umbereye nka babandi ngo ibyibano nibyo biryoha ngo ibyo hanze nibyo biryoha kera nakoze numva ngo ibiryo by'ahandi biraryoha nako n'ubu biraryoha byarakuryohanye n'ubu biraryoha rwose nshobora kuva mu rugo ndiye nagira hari umuturanyi yangaburira nkongera nkarya bigaragara ko byaryoshye kwa mama shamara yesi nijoro icyambere nagura icyambere ubundi hari ibintu muri kwitiranya ikiza no kuri umuntu mukuru icyambere ke hari ibintu muri kwitiranya sibyo nago ngewe nagiye kwiba nta nubwo nagiye ku muturanyi arangaburira nje nura mutipe twarakundanye nawe kandi arabikwibwirira usibye ko wazana mu ngo ngaracyari umwana nago nza aho ubwana bwiwe ntago mbuzi sibana umuntu uvuga ngo ni umwana ubu koko papa keza we nagajya kubwira ngo none wari n'umwana ubu se ubu koko oya ubu ngubu mama ke ngira urugamba rwo kuguca kubatinganye ngire n'urugamba rwo guca mu dusoresore wagakwiriye kuba uri guserebura ko mama keza atakiri kumwe n'abatinganye oya ibi ngibi nibyo bikomeye none ibi ngibi nibyo bikomeye cyane kurusha biriya rero buriya hajemo n'umwana se n'inshingano ngewe murero se ko nzi kunkunda ntafite papa w'umwana se hari wenda warandoze ntawamenya umwana afite papa ntabyo nzi umwana azarerwa na se
byashoboka nabyo. kandi wowe rwose kukugarura mu rugo rwanjye ndumva wapi, ndumva umutwe waranamenetse aho. ariko Keza agize ni mukuru we, ni murumuna we, ni musaza we, kimwe muri ibyo agize umuvandimwe. Yego agize umuvandimwe, ariko umuvandimwe ufite n'amatsiko ushaka n'igitsina nzabyara. Uyu wari we wese nta kibazo. agize umuvandimwe badahuje ababyeyi, bari muvandimwe nyabake. Oya, ibyo nta kibazo. Asiko mbona wabirakariyemo. Bigomba kundakaza rego, urumva icyo gikorwa se urumva icyo gikorwa cyanshimisha. Utari uhari sembana yanjye, ubwo se wajya ngo ngiye nkora iki amaye. Ubundi mu gihe yari ahari bwo hari icyaha byo byatanze. Mu gihe yari ahari ntago nahoraga nkubita amavi hasi se. Yigeze avuga ngo ndakubabariye. Naga igihe cyose yamenuraga yaranga ngenda gushinga agatwe k'inyuma hasi. None se ntago twabivuganye yuko ningaruka tuzabiganiraho neza kugira. Nizeye kuko nayenzi ko naho uri kumwe n'abandi. Ahubwo ratanu gutirinze. Hakuki waranga. Hari umuntu wampamagara ambwira ati mama Keza ko tumuzi gushira isoni kwe. Umuntu agatikara agatipe kamuhangaye gane. Ubugambo none ko abagafite. Nibura wanasinzira ukiba. Nibura ari kunshi inyuma ugakora ibyo ushaka byose, ariko ntihazemo umwana. Kuzamo kuko n'ubundi ndabizi ko niba usanzwe n'ubundi wancaga inyuma nari mbizi. Ariko nanone aho birakabije. Ibimenyetso simusiga ni ibi ngibi. Icyambere Kayusi nakundaga ntago yakundaga abagore. Genda gakero ntago nagucaga inyuma. Ubu nibwo nabikoze. Ubu rero rwose rero Papa Keza mugiye kubana muti hagati yawe na Mama Keza wawe wenda bashe kugira ngo umenye ibyo bintu niba ari byo koko umenye nuko mubana niba mubana cyangwa mutabana hagati yanyu. Areke kubirakarira. Ubu ngubu Mama Keza agiye korora inkoko norora gace. Kubera yuko urumva yuko nta hantu dushobora guhura habe na gatoya. Kereka iyo ndanivamo rwose. Nabwo sinzi ko napfa kukubabara gutyo byoroshye. Gusa icyo nashaka nuko utagomba Gusa usanze utazongera kubyara ari uyu nguyu ugomba kurera. Oya. Na rero Keza wacu. Ese ubundi uramuhungu yakemera ko murere. Uriya? Yewe we uranabonye yabyemera. Kubera ko nyine ntacyo ashoboye. Kezara nawe yaguye kwibuye, reka mbikubwira no muri comment abantu ukuntu bamaze. Naguye kwigweja ryigendera. Rifite n'amaguru n'umunwa. Biteye agahinda. Ureke no kubabara, ureke no kubirakariramo. Ibyo ni ibintu bisanzwe, njye mba numva binoroshye pe. Njye nago byakorerwa bimby'imbishiriza umutwe. Uramutipe natana gufasha kumureba. Ninjye wagakwiriye kuba ndi kurakara. Ubundi kwanza ubu ngubu nagakwiriye kuba ndi kumubona nkahita mushotagura imigero uyu mugabo. Uyu nguyu. Uragushota karaga tipe. Urushota? Ahubwo ubu ngubu nuko ngiye nta burenganzira nyigufiteho. Twatandukanye. Naho ubundi nago ari kunkira. Ntubizi se? Buno rero siko buri na burenganzira nyine ufite. Mama Keza udina guseka. Nama budina guseka nyine urumva ngo nuko atagifite uburenganzira. Nuko mbere yajyaga nkubita nkamwihorera. Sibyo? Impamvu yitonze no kubera yuko nuko nta burenganzira nkufite. Ntabwo uri kubyumva. Umva Mama Keza. Ngo ubu nago rwari gukira. Mama Keza impamvu wacishije makeya no kubera yuko hari ikikuvuna muri wowe gihari kigaragara. Cyasigaye mora nanarwaye wahora niki. Ubuzima si bimize bite ko twaherukanaga byaranze. Hatari nyine nuko reka nago nakwigerana kare sinanabivuga yumva. Reka. Uyu nguyu ni kuma urwamenyo no kuzasaka akanyereka iryinyo rimwe ryonyine gusa abo ngo bari guserebura. Ndabizi nta rwango ruhaca. Urarara mu ntara cyangwa urarara i Kigali? Ngomba kurara i Kigali. Ariko nta reka ntibinashoboka. Nkurakuza umwana utari wanjye. None se sibyo. None se arajya gufata aya maroji haraho usanga harimo ibiheri. Nta kintu bitwaye. Nago ndi burare muri lodge ndara muri hotel. Uranusha kurare mu cyumba cyawe. Cumbitsi wawe nkande se. Wowe ndusha amafaranga ku buryo ncumbikira. Ayo ngaho bari kujya gukodesha hotel uza yazanye. Ntacyo bitwaye. Ibyo ngibyo ujye kubibwira karaka Jackson kawe. Ngiyewe ibyo nta kintu uzongera kumbwira rwose. Siko mwana wabirakariyemo. Ntarakara. Batangaga nta kintu. Ntarakara. Bayabirabaje. Nagiraga neza byonyine. Cyakora wa mugani n'abantu
njyewe nanjye nari kwishimira yuko mugiye kubana mugasubira mu rugo mukarera umwana, ariko nyine wa mugani ku rundi ruhande nanone birumvikana. Ako biki byumvikana. oya Ubu wenda n'ubu ngubu wenda karuko yari ari kure ni wasanga hari nk'abakobwa asize barira barenga nk'icumi. ariko Nuko nyine tutabizi. ntabyo nta nubwo mwana bimenya sibyo Rwose. kandi ubundi gukora icyaha urumva ntago ari icyaha ahubwo icyaha ni ukumenyekana ku icyo cyaha. Impamvu ni ukongera koze icyaha nkafatwa. Yego ni ugufatwa. Yeah. Icyaha ni ukumenyekana ku icyaha ugafatwa. Naho ubundi aho rwose sinzi uyu mugore arananiye burundu birarangiye kandi naratekerezaga yuko nibura ari icyaha urabizi burya umuntu mwabanyeho kumwibagirwa biba bigoye ariko ubu mbonye impamvu nziza yo kukwibagirwa mu make ni ukuri pe byari byarananiye ariko ubu ngubu ngiye kubikora biragoye ariko nzagerageza umuntu uzajya ubona umuntu uzajya wumva abantu bamuvuga ko bigoye. nzishakira undi mugore kugira ngo mwibagirwe neza wenda azabimfashamo kumwibagirwa. Uzibeshye. Nzamushaka. Ni wimuka ukajya kumushakira ahandi. None se mu Rwanda hose urahazi? Nyine uzimo kujya kumushakira ahandi aho ngo nta kibazo pe. Ariko kujya kuvuga ngo uramushakira ngo hehese iriya nzu ni yanjye. Nubwo ndi umuntu nubwo nagiye bwose iriya nzu ni yanjye. Nta mugore ugomba kuyibamo ni umwana wanjye cyangwa n'umugabo wanjye aho ngaho da. Rero ibyo ngibyo uri kwibwanukisha ntago mbizi. Ntari. Inzu ni yawe. Urugo ni urwawe. Ni urwanjye nyine. Nta kibazo tuzareba umugore n'umugabo nta kibazo. Ahubwo noneho uranankabirije noneho ngiye guhita bikurikirana vuba. Nzahita mushaka noneho tuzahangane njye nawe. Nzahangane nawe. Nta soni. Turi kugana ku musozo mama ke nagira ngo ugire ikintu ubwira umugabo wawe rwose. Nta no gukumbura no kugura kumubwira iki nta kintu mfite cyo kumubwira. Nta nicyo kuvuga ufite kubera yuko nawe amakosa yawe nagakwemerera kugira icyo uvuga. Amakosa nyine amakosa ni amakosa nyine. Na urumva rero nta kintu kandi ikosa ryabaye riba ryabaye. Nta nicyo mfite cyabisubiza inyuma. Ubwo rero ni no mpamvu ntacyo mfite cyo kukubwira. Okay, nta kintu ngiye bintwaye icyangombwa gusa nuko ntashaka nako reka tubyihorere. Tubyihorere birababaje n'ibirebire. Yifitiye ibibazo bye by'umwana na papa we uri aho ngaho gutwi. Yemba baragukutuka umugabo wawe mwabya burya ngo umugabo ari umugabo imbere y'umugore. Ibi twatwivugishe kuko ari agatipe ubu mama Kezi yabahuye ahita yubama kamera nk'inyoni gaca bugufi. Mbese reka dusoze hanyuma ubwo wa mugani ibyo nyine birumvikana ko wabimenye ariko gusa bifuzaga yuko twongera gusubira nabo rwose nibihangane mbaye mbibabwiye akiri kare. Oya ariko muracyahari mwanasubirana none suya ko batenda kubana. Oya. Tipe ko batenda kubana mwanasubirana. N'ubundi ubwo nuko nitunabana. Wowe ibintu turamutse tunabana. Ubundi se ko twabana nkazajya mbyara abana babane se waretse gukora ko nta kintu twaye. N'ubundi nkazambyara abana hanze. Oya winyikoreshwa. Nkazambyara abana hanze kandi bakitwa bawe. Winyikoreshwa. Byiza wamurera unazi niba ari uwawe cyangwa. Oya. Atari uwawe. Waranci ibyo byonyine namenye yuko wananciye inyuma gutyo gusa utanatwite ntago icyo kintu cyatuma dukomeza kubana. None wa Prince uratwite. Umwana ni umugisha ariko. No. Ari nige wasanga ari. No umugisha wawe si umugisha wawe. Azasanga ari ministry. Nta kibazo. Gusa ngiye ntago nkeneye kongera gusubirana n'ikirumbo n'igihomora. Uranutse? Ikintu kigiye ku. Uranutse? Ndagututse. Papa ke uranutse? Ndagututse. Ndagututse. Kubera yuko nta nubwo nje mbabaye no kukurusha kwanza. Kereka nk'ubu numvishe wenda hari iyo numvishe ngo yavuyemo. Oya inda wikuramo inda umwana ararengana. Uwo mwana uri mu nda ararengana. Ubu nibyo uri gusaba Imana ngo umwana wanjye apfe. Umwana ni umugisha. Umwana ararengana. Inganya nyina ariko umwana mureke kuko umwana. Ukanibesha.
sawa reka nkurekere reka umugisha dusoreze wawe. hano ahubwo Reka nkurekere umugisha wawe rwose. umutware wawe Urambabaje. mudusuhurize ariko ntabwo ufite amatsiko yo kuzahura Aho- kandi aho- baramupfana iki uriya mugabo ni Uriya mukeba ni nabanza ari ubwo abakeba ntabwo ushaka kuzahura na mukeba wawe mu mazi tekinike yakoresheje kugira ngo ature hasi iki kigore cyiza ubu mbese ubwo turi abasanzire turi abasanzire ntabwo wifuza kumenya ibanga yakoresheje mbese ariko n'ikinyarwanda urumva ukuntu gita kibisobanura neza ngo turi abasangire turasangiye dusangiye umugore yewe data we. reka dusoreze hano ubwo tuzahuza abasanzire wa mugani nabo baganire nk'abagabo ubwo buri wese abwira undi banga yakoresheje kugira ngo yivune uno mugore ariko reka twizere ko bizagenda neza umwana n'umugisha aho yavukira hose yavuka ari kumwe na papa keza cyangwa ari kumwe na se byose ni byiza icya mbere ni uko umwana avuka kandi akavuka neza reka dusoreze hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.